ntabasha gusobanura umunsi ku wundi njyewe ndamubona arankunda arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona. mwongeye kwirirwa rero abakurikiye televiziyo yacu Nyampinga TV, duherukana mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko nongeye nagarutse cyane ko twari twagiye tugaruka kuyoboka Imana. Nongeye kubasuza rero abari mu ntara enye z'igihugu, harimo n'umujyi wa Kigali, hanze y'imbe z'u Rwanda, East Africa ndetse Uburayi n'indi migabane igiye itandukanye. Nongeye kugaruka mu kiganiro gishyashya, twagiye tugaruka mu bice bigiye bitandukanye, sinema, umuziki, comedian, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko Nyampinga nkuko mubimenyereye ntabwo mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye bashyashya, ndetse nababwiye ko nzajya mbazana n'abandi mutari mwabona. Uyu munsi rero ndi kumwe n'itsinda rigari kandi ribyibushye, riremereye, ribazaniye ibintu byiza bishimishije, ariko uyu munsi reka ndike kubicisha amatsiko, ibindi turaza kubivuga nyuma. Ndi kumwe n'itsinda rikora umurimo w'Imana, tukaba tugiye kwibanda kuyoboka Imana cyane. Murabizi ko n'ubushize hari cyo kiganiro duherukanamo jye namwe nk'abakunzi ba Nyampinga TV. Reka ngaruke ku biganiro byacu, kora subscribe, share ndetse na like, hanyuma ubibonera igihe ndetse biryoshye bishimishije. Reka ntangire mbereke abatumirwa bacu, ndetse babanze banabibwire, dubone kwinjira mu kiganiro cyacu mu buryo bwimbitse, hanyuma tugende tunabaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma reka mpere ku mutumirwa wacu wa mbere, tugende twivuga mbere ko dutangira ikiganiro, twumve n'amazina yabo. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Rero mwababonye, tugiye kubabaza ni bande, muri bantu ki, mukora mute, ninde bahagarariye umurimo w'Imana, muhitwaramo gute, mbese twinjire mu kiganiro neza. Reka duhere kuri mugenzi wacu umwe. Ntitwa Bayingana Chance, nkaba nkora umurimo w'Imana mu itsinda rya Shining Light Family. Murakoze. Nanjye nitwa Teta Diane, ndi umukristo, nkaba nkora umurimo w'Imana mu itsinda ryitwa Shining Light Family. Nanjye nitwa Diana Izabiriza, nkaba ndi mu muryango wa Shining Light Family, nayo ndakijijwe. Amazina yanjye nitwa Atete Angelaki, nkaba mbyina muri Shining Light Family. Wakongera akajwi gatoya nkakumva neza. Amazina yanjye nitwa Atete Angelaki, nkaba mbyina muri Shining Light Family, nkaba nkora umurimo w'Imana. Shining Light Family. Okay, amina. Yego nawe. Njye nitwa Ineza Greta Gaera, niga hinjira muri family ya Shining Light Family. Murakoze cyane. Nanjye mpagarariye itsinda Shining Light Family, ndi umuyobozi wayo, ariko nkaba ndi na mukuru wabo muri Shining Light Family. Murakoze cyane. Hanyuma mushiki wacu nawe. Murakoze, nitwa Uwimana Denise, impamvu ya Shining Light Family, kandi umurimo w'Imana. Okay, mwabyumvishe rero, tubahaye ikaze mu kiganiro cya televiziyo yacu Nyampinga TV, Shining Light Family mu murimo w'Imana. Baravuga ngo imirimo itagira kwizera ibipfuye, no kwizera kutagira imirimo ntacyo kuba kumaze. Ngarutse rero mfite amavuta y'Uwiteka, narasizwe nka Dawidi kuri televiziyo. Mwikundiye, mwemeye kuduha umwanya wanyu kugira ngo tubagezeho ibintu mukeneye kubona cyangwa se kumvisha amatwi yanyu. Hanyuma reka ngaruke mu itsinda rigari Shining Light Family mu murimo w'Imana. Reka ntempere kuri perezida waryo cyangwa se urihagarariye cyangwa ubifite mu nshingano, atubwire mu magambo arambuye
iri tsinda ryatangiye ryari ryakomeye guhera ryari rifite ibihe bikorwa ni iyihe mpamvu ryashinzwe nyakubahwa perezida wa Shining Light Family? murakoze. Iri tsinda rimaze umwaka mbese iki gihe corona umwaka tumazemo wa corona n'uyu mwaka tumaze nubwo atari umwaka wari woroshye. Yego. Hanyuma rero twebwe dukora umurimo w'Imana mu buryo bubiri cyangwa se burenze na bubiri. Turabyina tukanafasha mu buryo butandukanye kuko nicyo duhamagarirwa. Hanyuma mubyina mu buhe buryo kuko kubyina biri mu byiciro bigiye bitandukanye, hanyuma mutubwire n'uburyo mufashamo. Twebwe tubyina gospel. Ntabwo tujya inyuma ya gospel kuko n'ubundi icyo twahamagariwe no gukora umurimo w'Imana. Tubyina indirimbo z'Imana iyo tutakoze umurimo w'Imana mu buryo bwo kubyina no gufasha. Iyi ni Shining Light Family. Shining Light Family ndashaka kubagarukaho cyane ko ari namwe turi kumwe muri uyu mwanya ndetse akaba ari namwe batumirwa mu munsi. Urumva mwavuze ko mubyina, hari uburyo mubyinamo mu rusengero mugashimisha abakristo, abayobozi b'itorero. Itorero ryanyu ryitwa ngo iki? Mugira itorero murimo cyangwa se mukora nka kampani? Ntago n'abana ni team yagiye ihura ni nka ministeri cyangwa se ni group family. Ntago dusengera ahantu hamwe, harimo abasengera amacaca atandukanye. Icyambere no kwizera Imana n'umwuka wera, nicyo tugenderaho. Hanyuma rero nuko twihuje, ntago tuva ngo tugira church dusengeramo. Hari inkanya ifite iyo nsengeramo, hano harimo abana babiri dusengana. Dusengera bita apostolic, Eglise apostolique. N'abandi harimo abagiye bari muri church zitandukanye, New Life n'ahandi. Barimo hano twihuje nk'itsinda bikora umurimo w'Imana. Ntabwo tujya hirya y'umurimo w'Imana. Niyo tugiye mu bindi bikorwa bisanzwe byo kujya gushaka nyine ibikorwa imirimo itagira ibikorwa ibipfuye no kwijambo ry'Imana rivuga. Dukora no mu buryo bwo gukora indirimbo z'abahanzi, ababyinira, tukajya mu makwe nabo tukabakorera. Ariko cyane duhagararaho cyane duhagazeho no gukora umurimo w'Imana. Nicyo duhamagarira. Bivuze ngo nyuma yo gukora umurimo w'Imana hari n'ibindi bikorwa rusange mujyamo ariko byegamiye kuri agence yanyu. Hanyuma ninde wazanye igitekerezo cy'iyi agence? Murakoze cyane. Igitekerezo niyo wakizanye. Natangiye mfite itsinda ribyina rya Kinyarwanda nk'umuco wacu. Ibyo tugomba kugira umuco no kuwusigasira. Ni niho natangiriye, ariko nkajya mpora numva muri njyewe hari ikintu kibura muri njye. Umuntu umwe nongera inama ngo ati rero ndambwira amatsinda akora gutya, akora muri ubwo buryo. Arangije nyine numva n'ubundi koko abyukije ibyo yatekerezaga. Ariko umuntu abigizemo uruhare cyane n'uyu mwana. Bamwita Teta. Njye numvaga biri cyane kumva ko tuzajya dusohoka cyane tukajya gukorera amafaranga kuko nayo matsinda ubona mbese icyagamije cyane ari ukubyina bishakira amafaranga. Kuko usanga nyine inshuro nyinshi amushinga mwata, ariko rero ntabwo dukwiriye guhagarara ku kintu kimwe cyitwa amafaranga. Nanjye nyine ngenda manuka. Ndashaka rero nyereke ni vice president, hanyuma turebe n'ushinzwe wenda se ntago ntimujya mwakira baje babagana se, kuko ndashaka ko munyereka uko uburyo inzego zanyu zubatse n'uburyo zikurikirana. Murakoze. Teta umuri hamwe ncaranye. Teta watwiyereka niba niwe Teta? Yego. Okay. Teta, amakuru yawe? Teta ashinzwe iki? Niwe perezida wa agence. Hanyuma ni nawe vice president? Vice president ni Diana. Disciplinary wawe. Akaba na disciplinary wawe. Yego. Hanyuma Diana akaba ashinzwe iki? Diana nyine niwe uhagarara nyine ashinzwe discipline. Akanashingwa igikorwa cyo kumenya ngo dance n'ibindi byose ni make ni ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka. Okay, hanyuma nyuma ya Diane hakurikiraho uruhe rwego? Undi mwana ukurikiraho umusore nyine uri inyuma ya kamera. Nawe niwe ukora imirimo ikomeye. Yego. Afatanyije
hanyuma watubwira icyo ushinzwe muri Right Family? ninjye mu choreographer wabo tu nshinzwe kuzana pa niba ushinzwe kuvumbura udushya tugiye dutandukanye. Ongera usubiremo izina ryawe twumva, kuko ubu aka kanya bakurikiye televiziyo yacu bashobora no kuba hari abantu usanga bari aho ngaho ariko ari nk'itsinda cyangwa se undi muntu runaka ku giti cye yabuze nk'umuntu wamufasha cyangwa yagira icyo amwungura. Isubiramo neza wivuge tukumve, hari igihe umuntu yazanaguhamagara bitunguranye. nitwa bayingana chance, ninjye mu choreographer wabo nshinzwe kuzana nyine pa zigezweho tu. Reka ngaruke kuri perezida. Hanyuma perezida, iyi agence yawe mwavuze ubu twinjiye neza mu kiganiro nyirizina, tugiye kugaruka ku bikorwa byanyu bya buri munsi. Mbere na mbere twabonye umurimo w'Imana ni nawo muzi wanyu. Hanyuma reka mbere kuri iki ngiki cyo kubyina, ambwiye ngo ni ibintu by'amapayiki, ni ibintu tutamenyereye mu rusengero, ni ibintu tutamenyereye mu ivugabutumwa cyane mu miryango ya gikristo mu buryo bugiye butandukanye, kuko amatorero ni menshi. Nkuko namwe mudahuje aho musengera, ariko kwemera kuba ari kumwe, Imana tuba dusenga twese nimwe sava. Ariko iyo muri kubyina cyangwa se mwavumbuye udushya dushyashya, si igisirimba, si izindi ntuze zindi, urumva niba hagenda habaho kudevelopa kw'ibintu uko mwaka ushize ndukaza. Hanyuma nta kibazo biteza abakristo batangira kuvuga ngo bari ibyo bazanye ngo iki, ugasanga batangiye kubona mu tuntu twato nato tutari twiza. Nta izo mbugamizi ntazo murahura nazo? Mwakoze icyo kintu nagiye nkora nacyo mu buryo nyine by'imyumvire yacu ya buri munsi. Ariko mu by'ukuri cya mbere twebwe dukorera Imana, nta mutima udushinja ngo tubyina zikwega zimeze gutya, kandi cyane cyane ko turi mu iterambere, turimo kugenda dutera imbere, haba mu buryo bwo kubyina rugenda buhinduka uko bwije n'uko bukeye. Twebwe turasenga, dufata igihe cyo gusenga, tugasengera umurimo wo dukora. Nta kintu kidushinja na kimwe cyo kuvuga ngo ibyo tubyina hari ikibazo byatera, cyane cyane ko twebwe tutabyina sekera, tubyina gospel. Tugafata indirimbo tukayishakira ama choreography cyangwa se bijyanye n'indirimbo. Hanyuma ubwo reka icyo tukiveho tugaruke ku kintu kijyanye n'ubukwe. Hanyuma ese reka ngaruke mu rusengero gato mbere yuko njya ku bukwe. Iyo urumva ubukwe iyo mubugiyemo kaba ari akazi mugiye gukora amafaranga, ese no mu buryo bw'umurimo w'Imana nabwo ni hazamo ikiguzi? Urakoze cyane. Ikintu twabanje kwikuramo n'amafaranga mu buryo bwo gukorera Imana. Twebwe turi open gukora umurimo w'Imana, haba muri church cyangwa se n'ahandi baduhamagaye. Twabanje kwikuramo ikintu cyo ngo tuzakorera ikiguzi, kuko umurimo w'Imana no kwitanga. Kwitanga ubwawe ukiyanga, iyo wiyanze ukitanga, Imana n'ubundi wiyamigisha Imana itanga nyine. Reka no kwibanda kuri perezida, kuko uko biri kose ufite abagufasha, ntukora wenyine. Niyo mpamvu washyizeho ba disciplinary, abashinzwe choreography. Hanyuma reka ngaruke kuri bashiki banjye nabo. Hanyuma muranyibutsa amazina yanyu yakomeje kunanira, nanjye gutandukanya Diane nande na Teta. Niwe Teta? Uyu nabafashe byarangiye. Hanyuma Teta, nyibutsa gato ikintu ukora muri agence yanyu. Njyewe muri abandi bana bagenzi banjye. Urabakuriye? Niwe president. Ubakuriye mu buhe buryo? Mu buryo bwo kuba bereka ukuntu bakora ibintu neza, uburyo bakwitwara, cyangwa se n'abaje babagana niwo bakira? Yego, abaje batugana ni njyewe bakira, mbafasha mu buryo butandukanye. Ufite nk'ikibazo ashobora kugicisha kuri njyewe, kugira agicishe ku mukuru wacu, naba mbishoboye nkamufasha, cyangwa nkabigeza ibyo nashoboye nkabigeza ku mukuru wacu akamufasha. Nibyo ngibyo. Reka ngaruke kuri Diane. Diane, wowe bimeze bite nka vice president? Tubwire rero nawe urwego rwawe. Njyewe urwego rwanjye ndi disciplinary wundi nyine cyane, kandi nanone
nkazamo no ku bintu bya choreography nyine ariko nyine making sure yuko discipline ya bagenzi banjye nyine iri stable neza nyine. ndabona utuje cyane, ushobora kuba uri umuntu w'umunyamahoro ariko n'abandi ni abanyamahoro, si wowe wenyine. Aha ndashaka kugarukaho rero umbwire, ni wowe bambwiye ko ushinzwe amasoko. Iyo mvuze amasoko mba ndimo ndavuga ku kintu kijyanye bya biraka byo kubyina mu bukwe iki. Ese ni ukubyina gusa, mugira n'abantu bavuga amazina y'inka, mugira abantu babandi baririmba indirimbo zo kuriza abageni, iki n'iki byose bibamo murabifite? Aho ngaho byahita biza muri pati ya kinyarwanda kubera ko nk'uko umuyobozi wanjye yabikubwiye hari iyindi nyine ikora ibya kinyarwanda, ntabwo tujya tuvugira inka. Ariko ni ukuvuga ngo mwavuze mu makwe byose nahise mbyumvamo, niyo mpamvu nari nkubajije. Nta kibazo, ariko nyine iyo bijemo kuvugira inka icyo gihe tunifashisha yayindi ya kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni irindi torero ku ruhande muhuza ibikorwa bibaye ngombwa. Hanyuma mugiye kubyina mu makwe, se nk'ikiraka mwabonye cya mbere cyangwa se mwakoze mukabona ko agence hari ikintu ikoze cyinjiye kandi kibafitiye umumaro, cyabereye he cyangwa se mwinjije umusaruro ungana iki, ku ruhe rwego, ku buryo mubona ko byari bishimishije cyane ko ariyo mugitangira? Ntabwo navuga ngo mvuga ngo umubare wenda ni gutya, ariko ikintu cyatuzamuye cyane cyanadufashije ni show twigeze kwitabira kuri RTV. Ni cyo kintu cyatuzamuye nyine kiratugaragaza cyane, ngo navuga yuko nicyo kintu nyine cyaduhaye imbaraga cyane. Uvuga ngo ni ibyo mwakoreye kuri ni show mwitabiriye kuri RTV, urumva mwaragiye murakora murigaragaza, barabamenye cyane ko hari ni ku gihugu, sibyo? Wenda nubwo ntari umukozi wa RTV ariko mushimire ubuyobozi bwayo, ariko mushimire n'ubwa Nyampinga. Turabushimira cyane. Murakoze. Mwakomeje rero kubyumva abakurikiye televiziyo yacu Nyampinga TV, tuba twanyarutse dufite ba Nyampinga hano, sibo bonyine, hamwe n'abasaza babo, natwe twabasuye, tuba turi kumwe, natwe turi basaza babo. Hanyuma ese ndabona mufite urubyiruko rugari kandi rwagutse, mufitemo abakobwa beza, mufitemo abasore beza. Hanyuma reka ngaruke kuri Teta, uri umukobwa mwiza ushinguye, umukobwa w'icyerekezo. Uravuga iki kuri Miss Rwanda, cyangwa se ntabwo wigeze wumva wayitabira kimwe n'abandi bose? Miss Rwanda ntabwo nigeze numva nayitabira. Sinzi nyine numva kereka icyo gitekerezo ni cyiza nyuma, ariko ubu ngubu harumva. Ni ikibazo bayivuga Miss Rwanda ni igikorwa cyiza igihugu gitegura, cyiza cyane, gituma ba Nyampinga bose bumva bikunze, uretse no kwikunda bakareka kwitinya, kuko hari ubu ngubu basigaye bemera kugenda buri muntu uwo ari we wese, ntabwo bakita ku bintu byinshi biri ku buryo buri physically. Bituma abakobwa bitinyuka, bakumva ko ari ikintu bashoboye, bakumva ko ari ikintu bakorera igihugu baramutse bageze amahirwe yo kuba Nyampinga. So bituma abakobwa bitinyuka. Kuva mumbabarire, hari ikintu kiba kiri ngombwa kubaza. Urabona niba muri ba Nyampinga ntabwo ari izina ry'umwihariko, ni izina rusange ku bakobwa b'Abanyarwandakazi. Wowe uzayitabira ryari? Ntabwo icyo gitekerezo kiraza. Kuva Nyampinga cyangwa se Miss Rwanda yatangira, ndashaka umbwire ikintu kimwe mu magambo make cyagushimishije, hanyuma umbwire n'ikindi mu magambo make cyakubabaje. Cyambabaje cyose navuga ko nacyo. Icyanshimishije ni ukuntu nagiye mbona hari abakobwa benshi bafite ikintu cy'icyizere, cyane cyane nk'abariya bagiye bamenyekana nk'aba Josiane. Ndamukunda, nakunze icyizere cyiwe, yansipaye benshi mu bakobwa. So rero nyine byaranshimishije, kandi ubona ko ari ikintu cyiza gifasha abandi ba Nyampinga.
Okay, mba ngomba no kubibutsa ko mufite ba nyampinga ku rundi ruhande nka right family sibyo bura nabyo ari byiza gucishamo akantu tukaganira. Hanyuma reka ngaruke kuri president. Mu byo mwavuze mukora, mwavuze ko harimo umurimo w'Imana, nyuma y'umurimo w'Imana ari nawo mushingiyeho hazamo kubyina mu bukwe. Urumva icyo gihe babaye akazi ntabwo babikibaye umurimo w'Imana byo ni free. Hanyuma tugiye rero ku cyo gufasha. Ndashaka rero kari wowe ugisobanura kandi neza ku buryo badukurikiye ubutabazifuza ko twagaruka kubaganiriza. Hari igihe uvuga ikintu gutyo ugasanga hari ufashije nubwo nta bufasha bufatika gutya mu ntoki, ariko mu buryo bw'umutima n'uburyo bw'imyumvire ugasanga hari ikintu kinini ufashije umuntu. Hanyuma mufasha mute, mugendeye kuki, murebeye kuki, hanyuma mukabikora ku ruhe rwego? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo turabanura ku butoni. Twebwe twahamagariwe gukora umurimo w'Imana tutarebeye kuvuga ngo ni kanaka, ahubwo kubw'umutima tubikora n'tubikunze, ntabwo tujya turabanura. Mu by'ukuri dukora umurimo w'Imana mu buryo bwo gufasha, mu buryo twisanzuyemo nka Shining, kuko uyu ni umuryango, ntabwo ari itsinda ryanjye ryegamiye kuri njye. Oya, ni umuryango n'umunyarwanda udukurikiranye, ariko batibagirwa no kudukora subscribe kuri nuza yacu kuri Shining Light Family kuri YouTube, cyane bakanajya no kuri Instagram yacu Shining Light Family. Yes, bakadushyigikira kuko mu by'ukuri turashaka kugira ngo twaguke tujye dufasha. Ubundi Yesu Kristo yajyaga afasha, akagira ahantu agafasha, akavuga ubutumwa bwiza mu buryo bwo gufasha. Nicyo duhamagarirwa rero kugira ngo tujye dukora muri ubwo buryo, cyane nk'abadiaspora dukurikirana n'abanyarwanda n'abantu bari muri East Africa. Mu by'ukuri twebwe dukunda Imana kuruta ibindi byose, kuko inyungu zo kujya mu makwe no mu bindi zizi inyuma cyane. Yego. Hanyuma iyo mugiye gufasha mwibanda cyane mu matorero cyangwa se no hanze y'itorero, ko mwambwiye ko ntawe mufite hafatika musengera nk'umuryango wanyu keretse umwe ku giti cye. Hanyuma ndashaka iyo mugiye gufasha mwibanda ku bantu bari mu matorero basengeramo bemeye kwakira nk'amatorero yabo bemera, cyangwa se no hanze y'amatorero mu buzima busanzwe murafasha? Urakoze. Mu rusengero dukora mu Imana mu buryo bwo kubyina, ariko hanze niho tureba cyane. Mu minsi yashize twajyaga tureba nyine imbuga nkoranyambaga, twira abantu babaye, hari no twagiye gufasha. Twarabikoze rero, nubwo nyine hajemo iki cyorezo, ariko kizavamo dukore, ariko n'abadukurikiranye badushyigikire mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bufatika, badushyigikira nta kibazo, kuko turashaka ko kugira ngo twaguke, uwo muntu nyine twaramusuye, twagenda turamushyigikira. Abana bamwe bari ku ishuri, abari bahari turifata tujyayo, akamverope nyine twari dufite ukuntu kangana, burya icyambere n'umutima ushaka kandi ukunze. So twarabikoze rero, kandi tuzabikomeza. Rero urumva ko mufite umurimo mwiza, mufite igikorwa cyiza mukora, hanyuma murafasha. Mujya gushyiraho Shining Light, urumva ko ni muri uyu mwaka wose wa corona, namwe niwo mumaze. Se ntago mwaba mwarashyizeho uyu muryango kuko mwabonaga ibibazo bya corona, kugira ngo wenda murushaho kugenda mufasha abantu gusenga, mufasha kugira ibyiringiro, hanyuma nibyo bikaziraho nyuma? Ubwo ntago aricyo cyatumye mushinga no muryango, kugira ngo tubyumve neza? Murakoze cyane ko n'umuntu wa mbere nyine twagiye gufasha muri iki gihe cya corona. Ntago twebwe turebera kwa ngo igihe ibintu bihari bidahari ngo ndimo gukora umurimo w'Imana. Tugomba kuzakora umurimo w'Imana mu buryo bufatika no mu buryo nyine bw'umwuka, mu buryo bwo gusenga. Niyo mpamvu twashyizeho social media, ku buryo umuntu wese uremerewe umutima we ashobora kujya kuri channel yacu Shining Light Family kuri YouTube, akareba ukuntu abana babyina, ibiganiro dutanga, umutima ukaruhuka. So rero ntago ari icyo duhagazeho cyane, icyo duhagazeho ni ugufasha
twumva umuntu runaka wenda arakennye cyangwa se agifite icyo akeneye cyo twebwe dufite adafite tukakimuha, twangiza tukamubwira n'ubutumwa bwiza niba adakijijwe mu buryo bwo kubyina kwacu agakizwa, cyangwa se tukaba twakwifashisha no muri aya matorero tubamo tukazana ababwiriza ubutumwa bakaza bakavuga ubutumwa, twebwe ntabwo tuvuga ubutumwa mu buryo bwo kubyina. Hanyuma reka ngaruke hano, mwabonye ko mu itsinda Shining Light Family dufitemo abana bato nabo bashimishije, bubaha Imana, basenga, mbese murabona ko n'abana bagaragaraho umurimo w'Imana. Hanyuma Raki, amakuru yawe? Raki, ni iki cyagushimishije, ni iki cyatumye umutima wawe wumva guhatiriza kuza muri Shining Light Family? Impamvu naje muri Shining Light Family nuko bakora umurimo w'Imana, kandi nkaba nkunda no kubyina, nkaza kubyina muri gospel. Nuko umurimo w'Imana washimye. Mama wawe na papa wawe barabikunda? Barasenga? Barasenga. Mwamubonye Raki rero ni umwana mwiza witonda. Nyuma y'uko witwa Raki, ni irihe rindi zina ufite? Enjo. Enjo. Enjo bisobanura iki? Ntabwo ari Ikinyarwanda? Marayika. Marayika. Urakamarayika nawe urabyemera? Imana izajya igufasha mu bintu byawe bya buri munsi, kandi ifashe n'umuryango wa musibyo, kandi ujye ukunda kuwusengera, usabira ababyeyi, abavandimwe bawe, abo mubana mu muryango, ndetse n'abandi bose utazi, sibyo? Hanyuma wanyibutsa nawe? Nitwa Greta. Greta, ndashaka tuganire. Uriga? Ugeze mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Ndashaka kubaza rero, urumva ko ugeze mu wa gatanu, utangiye gukura, ariko mbere y'uko ugera mu wa gatanu, ngira ngo uyu muryango waje cyangwa se bawushinze uri umunyeshuri wiga, ni ikihe kintu cyabaye cyiza kuri wowe wabonye muri iri torero kumva ko icyo kintu nawe ujemo cyakubera cyiza, cyangwa se ni iki bakoze ukumva ko nawe wifatanyije nabo ukajya ugikora byaba ari byiza? Barafasha kandi baranasenga badakurikije amadini. Barafasha bagasenga kandi badakurikije amadini. Wumva harimo ikihe kibazo baramutse bagiye basenga bakurikije amadini? Ntago bagira abantu benshi kandi batagize ushobora kubanjiriza nk'izina. Boko urabona murasenga, wambwiye ni byiza, icya mbere cyagukuriye no gufasha. Aho nawe ukunda gufasha? Hari abantu ujya ufasha? Iyo ubafashije wumva muri wowe hari igihindutse? Umuntu wa mbere wafashije wumvise muri wowe umeze gute? Ndabaza wowe ku giti cyawe, umuntu wa mbere wafashije wumvise umeze gute? Njyewe ntanga amafaranga, nkatanga ku ishuri, nabo bakayageza ku bayakeneye. Bakayageza ku bayakeneye, ukumva urishimye. Imana ikomeze kugufasha, ubona ubufasha bwo gufasha abakeneye ubufasha, sibyo? Hanyuma rero ndagaruka kuri mushiki wanjye witonze cyane, ariko woweho ntabwo turi bukiranuke, tugiye kuganira hanyuma tubwize ukuri. Twagiye tubona uburyo mufasha, uburyo mwinjiye muri Shining Light, mufite n'ibikorwa byinshi pe, umuntu wese yabishima yakwifuza kwifatanya namwe, ariko nanjye ndava hano munyemere kwifatanya namwe. Nimutabyemera nzajya mbikora ku rundi ruhande, ariko numve turi kumwe, numve nk'ari mwebwe turi gufatanya. Denise, twibwire neza, utubwire ibintu bitatu by'ingenzi. Hanyuma Denise, murasenga, murabyinira abantu mu rusengero bakaruhuka imitima yabo, abaje bafite ibibazo bitandukanye bakava banezerewe kuko babonye umurimo w'Imana uko wagenze neza. Nyuma y'ibyo mugafasha, inyuma y'itorero n'imbere mu matorero aho mugendamo mujya hatandukanye. Nyuma y'ibyo mukajya no mu kazi gatandukanye mu buryo bw'ubukwe cyangwa se za mariage hirya no hino mu gihugu. Nyuma y'ibyo byose nkubajije, ni ibihe bikorwa by'ibanze wabonye muri wowe mu mutima wawe n'amaso yawe ukumva ko unyuzwe, ukabona ko uyu muryango ari ngombwa kubaho, ukabona ko waje ukenewe, ukabona ko ni iki cyagiye kikwespira kuba muri uyu muryango wa Light Family? Abakozi cyagiye kinspira kuba muri uyu muryango nyuma y'ibyo bikorwa byose, uretse yuko ibyo byose wavuze ni nabyo byagiye binzana.
kumva ko bafasha umuntu utishoboye, kumva ko banamugira inama bakaba bamufasha kuko yamenya uko yakwivana mu bukene, bari kumufasha twaba turi umuryango. Ubundi iyo umuryango iyo ufite abantu bameze nk'umuryango utavukana nabyo biba ari ikindi kintu. Nicyo cyankuriye. Ikindi cyankuriye ni uko ni mu buryo dukora, mu bindi dukora, iyo ubyina ariko ubyinira Imana nabyo bisubizamo ibibazo. Ese ababyeyi bawe buriya nta kibazo babigiraho ibyo ukora, kumva ko ujya gusenga ukabyina urafasha ibintu nk'ibyo, bo nta kibazo bibagiraho ku buryo rimwe na rimwe bataguha n'umwanya wo kubyinjiramo cyane ku buryo utagaragara igihe ukenewe? Ababyeyi hari igihe ababyeyi bamuganye baba batarakijijwe, bikaba ngombwa ko wenda bakuganza cyangwa wenda bakubuza ko aho ujya he wakora iki, ariko nyine ni process. Bisaba nyine kubereka ikivamo, nawe nyine imbuto wera, nawe ugatuma nyine nabo bakwemerera bakagushyigikira. Reka ngaruke kuri Diane, hanyuma Diane niwe ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka. Ku kintu kijyanye n'abaterankunga, se ikintu kijyanye n'ubufasha kuva mumaze umwaka mukora, ese ni ubuhe bufasha mwabonye? Ntabajya babandikira cyangwa se babasaba kubagana ngo mbese babe nk'abaterankunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Abatwandikira bo barahari, ariko abenshi ni uko nyine baba bashaka nyine kuba bapositinga kugira ngo tumenyekane, cyane cyane nk'abadiyasipora, kumva. Ubwo rero nyine hari abadufasha, hari abagerageza kudufasha nyine, kandi turabashimira. Mu gihe mumaze mukora, hari ahantu runaka mwaba mukorera, mufite ofisi cyangwa se mufite biro umuntu ashaka kubasangaho? Kuko umuntu ashaka gukenera kubafasha akavuga ati ese nimunyereke ibyo mufite mpereho, buriya iyo ufite aho ukorera cyangwa se iyo ufite aho umuntu agusanga ufite aderesi, birushaho kuba byiza. Aho hantu harahari? Nawe yumvise tumaze umwaka umwe na korona irimo, ubwo urumva yuko ntabwo turagira ofisi, ariko uburyo watubona bwo buba buhari, nko kuri Instagram watwandikira kandi turagusubiza kuko tuyihoraho, niko navuga. Ubwo rero rwose wadukenera yatubona pe. Hanyuma reka ngaruke kuri perezida, kuko turi hafi gusoza n'ikiganiro cyacu. Ubundi nk'umuntu wakenera kubafasha mu buryo bufatika, nicyo nari ndimo mbaza umwunganizi wawe, uretse guca ku mbuga Instagram na channel yanyu ya YouTube, nta rundi rubuga mubonekaho? Urakoze. Nk'uko Diane abikubwiye, muri uwo mwaka habayemo kugira ngo twibake mu buryo bufatika bwo kubyina, no kugira ngo twibake mu buryo bundi butandukanye bwo gufasha n'ibindi, ariko muri make ntabwo twari twakavuze ngo dushyireho urubuga wenda mwatubonaho Facebook n'izindi, ariko Instagram watwandikira ukatubona, na telefone ziriho, kuri YouTube twazishyizeho. Wazisubiramo gato kugira ngo umuntu nakenera kuguhamagara, kukwandikira WhatsApp, byose abe yabikora? Nibaza ko mudakoresha umurongo umwe. Yego, murakoze. Ubu ngubu ndatanga iyanjye, ariko turashaka kubishyira ku murongo ku buryo tuzashyiraho nimero yo bajya dusangaho bitewe n'umuntu uri kuri ofisi, yajya ampamagara. Ni 0788 23 42 62, ariko atibagiye no gukora subscribe kuri channel yacu Shining Light Family, cyangwa se akanyarukira no kuri Instagram yacu akareba uburyo kidushyigikira abantu, haba abanyarwanda, East Africa n'abadiaspora. Ese RDB irabazi?
mu by'ukuri iratuza kandi regestarenze. Okay, ubu mutanga imisoro nk'abandi bose? Yego turayitanga. Ahubwo ndumva munakomeye. Okay, mu buryo bwiza rero cyangwa se bubangutse, umurimo wagutse, ibikorwa byiza bifasha ikiremwa muntu kumva buri uruhutse mu mutima, uruhutse mu mutwe, ufite amahoro, birushaho kuba byiza niyo umutima wawe ntacyo uguciraho urubanza. Hanyuma ndashaka tugaruke kuri iki kintu, abakurikiye televiziyo yacu Nyampinga TV, Nyampinga mu rusisiro, hari impamvu twayise Nyampinga. Hari impamvu twayise Nyampinga, buriya nubwo nta Nyampinga w'umuhungu baho, ariko abakobwa bashobora kugaragaza abahungu. Nabyo birashoboka. Hanyuma mumfashe umurimo wagutse w'Imana, gufasha, gusenga ndetse n'ibindi bikorwa byabo byagutse, ntago byose babigaragariza imbere yanyu, ni byinshi, ntago byabera umunota umwe ngo birangire. Ndabasaba mumfashe hanyuma agakorasi gato cyane twereke Nyampinga. Hanyuma Teta Diane mumfashe kabisa, nimwe mpisemo, nimwe numvise ko ukuboko kw'Imana kurimo kunyerekezaho, muturirimbire Nyampinga TV bishime. Buriya nyuma y'ubuzima, nyuma yo kubaho, tubaho kubera ko Imana idufite mu maboko yayo, tubaho kubera ko Imana itwishimira. Buriya rimwe na rimwe iyo turi mu nshingano z'Uwiteka tuba dushinganye kandi tuba dufite n'ubudahangarwa. Ntabwo ubudahangarwa ari ukuba uri mu myanya ikomeye y'ubuyobozi, ntabwo uba ufite izina runaka, ntabwo uba uri umusitari runaka. Kubaho kwiza, kubaho ushinganye biryoshye bishimishije, ni ukuba mu biganza by'Uwiteka. Kandi ngira ngo buri wese, ubundi Gideyoni ngira ngo bajya gutera Abamidiyani yaravuze ngo Mana mpa kugenda uko imbaraga zanjye zingana, ariko ijwi ry'Imana rikamubwira ngo gabanya ingabo. Aragenda mu ngabo ibihumbi n'ibihumbi, aragabanyageza kuri 300. Igihugu cy'Abamidiyani bagifata ndetse bagitsindira badakoresheje amacumu n'imiheto n'ingabo zabo mu ntoki, kubera imbaraga z'Imana. Byose biva mu kwizera no kuzirikana ku Uwiteka abaho. Hanyuma reka ngaruke kuri bashiki bacu, nabo bari kugenda uko imbaraga zabo zingana. Ni ba Gideyoni b'abakobwa, ni ba Gideyoni b'abahungu, nibo batwicaje hano uyu munsi. Shining Light Family, ikaze mu ndirimbo yacu yo guhimbaza Imana. Arankunda kandi anyitayeho, umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Ntago ari byo njye numva nyabandi, umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Nyitaho mu bihe byose, ahora hafi y'umutima wanjye, awuhumuriza, anyuzuza amahoro ntabasha gusobanura. Umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Arankunda, arankunda kandi anyitayeho, umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Ntabwo ari byo nuvanye abandi, umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Hallelujah. Hallelujah. Right Family, umunsi ku wundi ndamubona, anyitaho, niyo magambo akubiye mu gakorasi kabo gashimishije, gashobora gusubiza imbaraga mu bugingo, ukaba wagendana n'Uwiteka. Nanjye ubwanjye binkoze ku mutima, ariko ndibaza niba nari mfite ibyaha 10 uyu munsi avuyemo kimwe, kuko nafashijwe. Nafashijwe, sibyo?
hanyuma rero turasoje n'ikiganiro cyacu, ubutaha nimudukenera tuzongera tugaruke, cyangwa se hari ibindi bishyashya mwungutse, shishikariza ndetse nanabasabira umuntu ufite umutima cyangwa se ufite gufasha ndetse no kubashyigikira, baratanga ubufasha, ariko burya ngo nufasha yafashwa, hanyuma bikarushaho kugenda neza, bakora umurimo ushoboye, ibyo bafite babiha batabifite n'abakeneye kubibona cyangwa se kugera ku rwego nk'urwabo. Nawe wakumva ari ikintu cyiza, ari we wafashijwe cyangwa se ari mugenzi wawe ukunda, ubonye byamugezeho utazi ko ari n'aba babikoze, ngira ngo wakumva bigushimishije, cyangwa se hari ikindi kintu biguhinduye, cyangwa se ari ikindi gitekerezo biguhaye. Iyi ni Shining Light Family. Hanyuma gihe mwakomeje kumva no kubona abandi Kayita cyangwa se Intare Kayitare, hanyuma shimira n'ababaye ku buhanga bw'ibyuma batunganyije amajwi n'amashusho, akaba ari Rugero Pro. Komereza aho ngaho nawe ukore byiza kandi ujye utanga ishusho rikeye, kandi ndakwizera. Kora subscribe, ukore share, ukore like, hanyuma ibiganiro byacu bikugerereho igihe kandi uko ubyifuza nuko ubishaka. Jewe yari Kayitare, murakoze, nakagaruka. Ciao ciao.